ikibazo ushaka kwita wibaza n'iki kikurikira. Niba 8 channel ifite port enye kandi ukaba ushaka kuyishyiraho kamera 8 cyangwa 7 kandi port arenye, izo kamera uzazishyira ute? NVR. Ahangaha rero niko kamaro ka switch. Iyi ni switch. Ngira ngo akamaro ka switch murakumva. Iyi ni NVR, iyi ni IP camera. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse. Uyu munsi tugiye mu cyigisho cya kabiri aho turimo kwiga amasomo yo kwestara CCTV camera. CCTV camera ni iki? Niba utararebye isomo twahereyeho, nakugira inama yo kwita ujya kuryiga, kuko uko aya masomo akurikirana no kunyigisho zigiye zubatse, nusimbuka isomo hari byo uzaba usimbutse kandi kuzagenana natwe bizakugora. Niba rero isomo rya mbere utarayirebye, jya kuri YouTube urebe isomo rya mbere twigishije ibikoresho bigize CCTV camera system. Aho ngaho twarabyerekanye, twerekana buri kimwe cyose n'akamaro kacu. Uyu munsi rero ntabwo turi bubigarukeho, ahubwo tugiye gukomeza. CCTV bivuze closed circuit television. Closed circuit television. Aha rero tugiye kuzareba ngo kugira ngo kamera igaragare bisaba iki? Ese kamera yo ni iki? Iyo tuvuze CCTV camera tuba tuvuze television, tuba tuvuze system yo kugira ngo amashusho aboneke. Ukuvuga rero kugira ngo amashusho aboneke cyangwa se kugira ngo iyi CCTV ibeho, haba hakozwe ibintu bibiri. Icya mbere no gufata amashusho, icya kabiri no kuyatunganya, icya gatatu no kuyabika, icya gatatu ikindi no kugira gute, no kuyasakaza ukaba wayabonera kuri network. So aha rero tugiye kureba icya mbere ni IP camera. IP camera ni iki? Nkuko nabiberetse mu cyigisho cyabanje, iyi niyo IP camera. Iyi rero kamera ziratandukanye, zigira amoko menshi atandukanye. Iyi niyo bita bullet camera, ni IP camera, ntabwo ari analogue. Tuzarebera hamwe iyo tuvuze analogue cyangwa se digital. IP camera tuba tuvuze iki? IP camera rero yo iri digital, naho analogue ya mbere yo ntabwo yari digital. Ubu ni ubundi bwoko bwa kamera. Iyi kamera yo bayita dome. Uko muyibona hari abayikunda. Iyi ni indoor, ijya mu nzu imbere, cyane cyane mu byumba. Iyi rero abantu kintu bayikundira nuko akenshi aka karahure kayo kameze nk'agafime, nushaka kumenya kamera irareba he. Ibi biba byiza rero cyane ku buryo uje kwiba iriya bullet iyo ipoitinze ahantu ubu habona we yuko ahantu ireba hagaragara. Ariko iyi ngiyi biragoye kumenya ngo irareba he. Nayo ireba icyerekezo runaka, ntabwo yareba inyuma yayo. Ariko iyi imeze gutya abenshi bibwira yuko ahantu hose yaba ihareba, ariko nabwo ariko bimeze. Nzabibereka nitujya muri installation, tugiye kuyestara, tuzayihambura mbereke uburyo uyiregera ukayerekeza mu cyerekezo
cyose ushaka. So aha rero ahangaha turahabona IP camera. IP camera yonyine ntabwo ihagije kugira ngo ube ugeze ku cyo bita CCTV. Ntabwo IP camera yonyine ihagije, hari ibindi ikorana nayo, hari ibindi nyenerwa. Ikintu cya kabiri ugomba kugira iyo umaze kugira IP camera, icya kabiri ugomba kugira nicyo bita CAT. Ushobora kugira CAT 5A cyangwa CAT 6 cable. Ukuvuga ngo iyo umaze gushyira kamera aho ukeneye ko igomba kujya, ikindi uba ukeneye ni umugozi ariyo uyu nguyu cyangwa se cable. Iyi cable nayo ibamo amoko menshi, nzayabigisha, ariko ubwoko bwiza buri ku isoko turi gukoresha ni CAT 5E cyangwa se CAT 6. Niyo migozi iri ku isoko myiza. Aha rero uyu mugozi niwe uvana amakuru kuri kamera ukayajyana muri control room. Ubwo tugiye kureba ngo muri control room rero habiki. Uyu mugozi nzabigisha mu isomo tuziga ejo, nzabigisha uburyo uyu mugozi bawuclipinga bakawushyiraho RG45. Murabona hano harimo udusinga twinshi tw'amabara atandukanye. So tudusinga rero tuzarebera hamwe uburyo tudusinga tutuclipinga dukurikije itegeko mpuzamahanga. Ntabwo ari ukubikora uko uyiboneye, ahubwo hari standard dukurikiza. Uyu mugozi rero nicyo kintu cya kabiri ugomba kuba ufite mu gihe ushaka gukora kamera, kuko iyi kamera twayishyize ku rukuta, sibyo? Maze kujya ku rukuta izakenera umugozi uzazana data cyangwa se uzazana amakuru hehe mu nzu. Uyu mu isomo tuziga ejo tuziga uburyo bawuclipinga bakoresheje iki gikoresho. Iki gikoresho cyitwa clipping tool, murakibona. Tuziga uburyo gikora. Ikindi gikoresho wifashisha ni iki ngiki bita cable tester. Iyi ni cable tester. Iyo umaze guclipinga uriya mugozi urapima ukareba niba ibyo wakoze ari byo. Aka ni agakoresho keza kagufasha muri networking, ntabwo no muri kamera gusa, ahubwo no mu kwestara internet. Karagufasha mu migozi yose kugira ngo umenye yuko umugozi wawukoze neza, cyangwa se iyo umugozi wapfuye cyangwa se habaye ikibazo muri CCTV, ikintu cya mbere twihutira tureba umugozi yuko waba utangiritse. Aka rero nako nzabereka uburyo bagakoresha. Wowe ujye ukurikira amasomo yacu, ukore subscribe kugira ngo uko dushyizeho isomo rijye rihita rikugeraho. Aka nako tuzakareba ejo turi mu cyo bita clipping. Ejo tuzaclipinga. Okay. Ubwo ikindi gikoresho tubonye gikurikira ni icyo bita CAT 5. Tuzakurikizaho icyo bita clipping. Nitumara clippinga umugozi wacu tuzawujyana muri control room nkuko nababwiye. Control room ubwo ni ahantu control room
control room ni iki? Control room ni ahantu kamera zose ziba zihurira cyangwa se aho umuntu azirebera, kuko ntabwo iyi kamera yo twayishyize aha ku rukuta cyangwa se kuri parafo, ntabwo amakuru yayo tuza kuyarebera aho kamera iri, ahubwo aho umugozi ujya icyo cyumba zose zihuriramo nicyo bita control room. Umuntu ukoramo muri control room yitwa CCTV operator. Uyu muntu niko yitwa CCTV operator, umuntu ukora muri CCTV system yitwa CCTV operator. Okay, muri control room rero habikiho control room habayo NVR. Iyi uko muyibona iyi ni NVR, ukuvuga ngo kamera zose ziza hano, iyi ngiyi niyo izakira. Iyi rero iyo imaze kuzakira haba hakurikiyeho icyo bita storage. Ubwo twagize muri control room dufite IP camera, dufite cable turayiclipinze, noneho tukahita tujya kuri NVR. NVR bivuze iki? NVR ni iki? NVR bivuze network video recorder. Network video recorder. Niyo mpamvu hajemo iri jambo network. Abirebera hamwe mu masomo azaza impamvu IP camera hajemo ijambo network. Network kubera yuko ikoresha amakuru, kandi ayo makuru ukaba wayabasha kuyashyira kuri internet ukayareberaho waba uri hose. Niyo mpamvu hajemo ijambo network. Mu gihe kamera zindi zo za analog izo zakoreshaga icyo bita DVR, digital video recorder. So iyi ntabwo iri gukora cyane, ariko nabwo iracyakora kuri uyu munsi ku bantu bakoresha kamera runaka. Ariko uyu munsi ikiri gukora cyane mu gihe ushaka ibintu bigendanye n'iterambere tugezemo ukoresha NVR, ariyo yiyi nababwiye ko iyi ni NVR. Ikindi rero tuzarebera hamwe cyangwa se kiba muri control room nicyo bita switch. Ariko tutarajya kuri switch, NVR ibamo amoko menshi atandukanye. Hari NVR isoma cyangwa se yakira, ifite ubushobozi bwo kwakira kamera enye zonyine. Iyo NVR yakira kamera enye urumva ifite ubushobozi bukeya, ubwo bayita NVR 4 channel. Ibifite channel enye, 4 channel. Akabaho indi NVR igira 8 channel. Akabaho indi NVR igira 16 channel. Akabaho indi NVR igira 32 channels. So iyo rero NVR ifite 8 channel cyangwa se 16 channel cyangwa 32 channels, ukuvuga ngo iyi ibifite port zingahe? Enye.
sibyo? Naho 16 iba ifite 8 ports, naho 32 iba ifite 16 ports. Nkuko muri kubibona kuri izo ziraho hirya. Ikibazo ushaka kwita wibaza n'icyo kikurikira: niba 8 channel ifite port enye kandi ukaba ushaka kuyishyiraho kamera 8 cyangwa 7 kandi port arenye, izo kamera uzazishyiraho ute? 16 channel ijyaho ibifite pote 8, ukuvuga ngo ushyiraho kamera 8 zije nka intano. Izindi rero 8 aho ngaho niho uzahita ukenera icyo bita switch. Iyi niyo bita switch, murayibona ifite poti zingahe? 8. Switch nazo ziratandukanye haba mu bushobozi. Iyi niyo bita POA switch, no kuvuga ngo iyo uyicometsemo kamera, iyo kamera ntabwo ikenera umuriro kuko aha ngaha hohereza data hakohereza n'umuriro icyarimwe. Kuvuga ngo iyi switch ifite ubushobozi bwo kohereza data, kohereza na power. Kuvuga ngo iyo icometseho kamera, ako kanya kamera itayaka kohereza amashusho. Ubwo rero tuzarebera hamwe uburyo, ukuvuga ngo tuvuge twafashe urugero rwa 16, twafashe urugero rwa 16 NVR. Iyi 16 iba ifite port 8 ijyaho kamera 8 nka intano, izindi zikajya kuri switch. Tuzarebera rero hamwe uburyo wakonfigura kamera zaje kuri port direct cyangwa se zaje kuri NVR direct ziciye muri port. Turebe n'uburyo wakonfigura kamera zaciye kuri switch. Ntabwo izo kamera zigira network imwe, ntabwo ziba ziri kuri network imwe, niyo mpamvu hazakenerwa icyo bita gateway. Tuzayireba icyo ari cyo. Nkuko nabibabwiye rero, iyo kamera zimaze kugera kuri NVR, ikindi kintu uzahita ukenera twarebeye hamwe ni icyo bita storage. Storage, hari abantu benshi bibwira yuko yuguze NVR iza irimo storage. Oya, NVR iza ukwayo, kamera iba ukwayo, kamera ubwayo ntiyabika amakuru, NVR nayo ubwayo ntabwo yabika amakuru, hard disk nayo ubwayo ntiyabika amakuru. Ukuvuga ngo ibyo byose iyo biteranye nibyo biba CCTV, nibyo bigira CCTV system, bikabasha kubika amakuru. Ushaka kumenya uburyo bestara hard disk, urebe mu isomo twabanje dusobanura neza uburyo hard disk uyestara muri NVR cyangwa muri DVR. So iki gihe rero haba hasigaye iki? Haba hasigaye iki mu gihe kamera zamaze kugera muri NVR? Tuzabirebera hamwe turebe uburyo bikorwa. Ariko uyu munsi ikindi kintu nshaka kukubwira ngo iyi switch ntabwo iteka ikora ari uko ushaka kongera umubare wa kamera kuri NVR, ahubwo hari n'igihe tuyikoresha, no kuvuga ngo kamera, IP kamera igira ubushobozi, distance hagati ya NVR na kamera
ntabwo nibura akwiriye kurenga metero 120, ariko bibaye byiza byaba metero 100. Iyo zirenze 100 data ziratakara, amashusho ntagaragare, kamera ikabura. Niyo mpamvu rero iyo urimo gukura kamera, tuvuge ngo washyize kamera mu gikari inyuma kandi urashaka kwiza muri control room, tuvuge kamera uyishyize hano ku marembo, sibyo? Aka tuhite gate, tuhite control room. So kuva hano kuri gate kugera kuri control room harimo metero 200. Iki ni ikikwereka yuko iyi kamera itazagera muri control room. Icyo gihe rero ukora iki? Kandi urashaka kufokasinga cyangwa se urashaka kubona n'abantu binjiye hano ku marembo, kandi kuva ku marembo kugera aho washyize control room hari metero 200. Kandi twamaze kubona yuko kamera irengeje metero 100, umugozi wa metero 100 iba yatangiye gucika intege. Aha rero niho uzakinira switch kuyishyiramo hano hagati, ukashaka kumba cyangwa se hano muri koridoro ukayimanikamo. Ya kamera twashyize hano, sibyo? Ya kamera twashyize hano ikaza hano kuri switch, yarangiza ikava hano kuri switch ikajya hano kuri NVR. Ukuvuga ngo ikakora wenda hano nk'urugendo rwa metero, tuvuge igakora nk'urugendo rwa metero 80 cyangwa se 90, ahandi igakora 110, cyangwa se hose ukayishyira mu ijana. Nta kintu bitwaye. Ukora umugozi w'ijana ugera kuri switch, ukora undi mugozi w'ijana uva kuri switch ugera kuri NVR. Ahangaha rero niko kamaro ka switch. Iyi ni switch. Ngira ngo akamaro ka switch murakumva. Iyi ni NVR, iyi ni IP kamera. Ndakeka noneho aha twumvishije akamaro ka switch. Switch tumaze kubona yuko ifite imirimo ibiri y'ingenzi. Uwa mbere nuko NVR yacu iza ifite port nkeya. Ikimwe cya kabiri cy'ubushobozi bwa NVR nizo port bifite. Izindi port zigomba kujyaho ukoresheje switch. Niba ufite ikibazo muri iri somo twize, ujye muri comment utubwire ngo aha sinahumvishe. Ejo mu isomo rizakurikiraho nzaza ariho mera mbasobanurira. Ariko mbibutsa ko ejo tuziga icyo bita clipping. Ejo tuziga clipping, tuzareba uburyo uyu mugozi wa cat 6 uburyo uwushyiraho connector RG45 niyo dukoresha muri kamera. Warangiza kuyishyiraho ukaza ukayicomeka muri uyu mugozi, kamera ukaba uyihuje na NVR cyangwa se na switch. Iryo somo nirizagucika, niryo tuzigira hamwe. Nk'ibisanzwe mwe muri kumwe na teacher Holike. Jya rero muri comment utubwire niba hari ikibazo wageze muri iri somo, cyangwa se niba hari ikindi wifuza twakwigisha muri iri somo rya kamera. Isomo ry'ejo nirizagucike, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo isomo nizajya riza ujye tubona notification aho waba uri hose, ukahita wibuka yuko ugomba kwiga. Bye na ejo.
Welcome to the Professional Rwanda Tax Series.